uziko kuva na kera fandesi kibaho abantu bapfaga cyane barapfaga cyane buri munsi ariko buno usanga umutekano umeze neza. Ibimenyetso ro tuvanye harari biragaragaza iki? Oya rahari gusa ikintu gihari cyo ntago wakora ikilometero mu Kivu hakurya ku musozi urebaho Kabila ari imbunda zirestaye amamashini gani arestaye za 14 zirestaye. Ikindi mbonye Eugene nuko ikijyanye no kwatunga kamera ntago byoro. Yes, reka bakunzi ba Eugene Official na Kivu iwacu twongere tubahe ikaze n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murimo kubibona aharo tukaba turi mu isoko, ni isoko rero rya Gituku, ni isoko riteganye neza no kwa Joseph Kabila. Ntabwo tuje kubereka isoko kuko n'ubundi musanzwe muribona, ahubwo nje na Kivu iwacu tubazane inkuru idasanzwe. Ubwo ndavuga nje na mwenye ndaki tumaze kuba rwose tubazana amakuru adasanzwe. Hanyuma Kivu iwacu, first of all reka twongere tukwakire cyangwa se tuguye ikaze hano kuri Eugene Official nkuko nawe uri kumpa ikaze kuri Kivu iwacu. Yego Eugene urakoze kunyakira kuri Eugene Official, ariko natwe kuri Kivu iwacu TV 1 kuko Kivu iwacu TV ubazi ko abantu yagize ibibazo ariko abantu bakoresha Eugene Official barabibabwiye barabize, none se ugira ngo audience simwe barabize. So rero tugeze ahangaha ku cyambu cya Gituku twerekeje ahantu bita ngo kwa Joseph Kabila Kabange, nyuma yuko n'ubundi AFC yerekanye ko cyangwa se itangaje ko ari Goma, Kanyuka kabitangaza ndetse na Ngoma kabitangaza. Natwe rero kwa kundi dukorera imbere ntago twebwe twavuze ati reka tubagerere ku rugo rwa Joseph Kabila aho ruherereye hariya mu bwato, ariko kugeraho ntago byoroshye. Ya n'urugendo navango rwari rukomeye cyane, ngira ngo cameraman agenda acishamo nayo mavideo abantu bayabone. Ubwato ni ibintu ntamenyereye rwose, ndamutse mvuze ko ibintu by'ubwato mbimenyereye naba mbeshye kuko bwateruraga nkabona rwose nabona ushaka kungwaho kandi ni umuhengeri bisanzwe mu nyanja nta kibazo. Ibimenyetso ro tuvanye harari biragaragaza iki? Oya rahari gusa ikintu gihari cyo ntago wakora ikilometero mu Kivu hakurya ku musozi urebaho Kabila ari imbunda zirestaye amamashini gani arestaye za 14 zirestaye. Ikindi mbonye Eugene nuko ikijyanye no kwatunga kamera ntago byoroshye bijyanye n'amajimera ari hakurya hariya. Ya hanyuma wenda mu magambo make bwana mwenye ndake, mu magambo make Kabila arahari none biri official, nukuvuga ngo va kuri bya bindi abantu barimo wenda mwumva ngo bari kuvugira ngo bari kubivugira wenda ngo mu gikare cyangwa se muri studio aho ngaho. Twe nk'abantu bigere kuri tele tubonye umutekano uburyo ki wakajijwe, ndetse n'uburyo ubona patrouille zirimo gukorwa haba mu mazi ndetse n'ahandi hose. No kuvuga ngo amato y'intambara tubonye mu mazi kuva ha Gituku, nubwo natwe ubwato bwo twari turimo hararimo intare, ariko barabanza bakakubwira ngo jitamburishe ukivuga, ariko ntago byoroshye ko oya n'ikindi ubonye ko batubwiye ko hariya hari uruhande bacagaho bamaze kubabwira ko batagomba kongera kuhegera, bahinduriwe icyerekezo. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu mugabo Joseph Kabila noneho bidasubirwaho arahari, ndetse yewe amwe mu makuru ndi kugenda nkurura arimo arangiraho Kivu iwacu ndetse cyangwa se mwenye ndake nuko batangiye gutegura none icyitwa press conference. Uyu mugabo agomba kugenda rwose avugiraho noneho ijambo riremereye cyane. Ntabwo ari wenda mu byo namaze gukurura, ntabwo Joseph Kabila aje nkuko bari kugenda babivuga ngo aje muri AFC M23 gusa, ahubwo we aje muri Kongo, aje hano mu mujyi wa Goma nk'umukongomani, aje muri zone libere nk'umukongomani. Gusa noneho kuri incuro byahindutse ari mu matwara ya M23, ariyo mpamvu bari kuvuga ko yaje cyangwa se yinjiye muri M23. N'ubushake bwe ntawamuhagarika, ariko tubanze twibutsa abantu ko Joseph Kabila nawe afite ishaka. Ubwo rero sinzi ko ishaka rya leta rijya mu rindi, bisinzi uko byakwitwa bararisenye ariko
ninde warisenye ibiro bye barabitwitse ni kwa Gisekedi babitwitse ariko ntabwo bigeze babitwika we ubwe ntabwo yabitwitse ibiro rero bishobora kwimukanwa wibuke ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ibirindiro byiwe cyangwa se ibiro byo yabyimukanye ibeni bivuze iki rero birashoboka ko na Joseph Kabila hano ibiro office imwe arimo arayigendana kasha yifite bivuze ngo niba afite kashe yanakwandikira akagaragaza ko ari ibiro cyangwa se ari byakozwe n'ibiro byiwe cyangwa se ibiro bya rirashaka ryiwe ndetse akava ko byakoreye ariko noneho hehe mu mujyi wa Goma ariko icyo abantu bamenya nta minisitiri uburi kote nta minisitiri ubuzi kote biracyari perezida ubu niba ari muri zone libere ni perezida w'ibice byose biri libere na M23 abantu rero baribaza ngo Kabila ntawe uhari ngo Kabila ngo menya hageze Goma twebwe ni ukuvuga ngo aya mato babona inyuma yacu mushaka kwindukire aya mato babona inyuma yacu ayagiye Sud Kivu ayagiye Sud Kivu ukuvuga ngo agiye ijwi du Nord ijwi du Sud akajya n'ahantu bita ngo za Mabanga na za Karehe ariko aha hakurya bari kureba niho kwa Joseph Kabila hano ahangaha niho abantu baranabona urugendo oya turabwira kameramani agenda cangacangamo utu video kugira ngo natwo tugende tugaragara abantu batubona kwa Joseph Kabila kuko ntago byari bitworoheye kugira ngo tube twakora inkuru turi mu mazi kuko wabonaga ubwato busuma bugenda buterera duhitamo gufata utuntu tw'utu video kugira ngo baze kugenda batuvangamo nibyo rero mpamvu agomba kugenda ashyiramo utwo tu video gusa nibyo twavuga kuri Joseph Kabila mu by'ukuri navuga ko nawe agiye kumva umunyenga wo mu bice biri imbere cyangwa se ibice bitarimo kakavuyo kazangabo ndetse n'ubutegetsi bwa Gisekedi twagiye tubona mu by'ukuri bukora ibintu bitagira icyo bifasha abaturage ahangaha ibintu byamaze guhinduka n'umutekano wamaze gukazwa bihindutse ku munota wa nyuma rwose inzira ijya Sud Kivu irahindutse kuko amata ari kugenda ari coordonné arerekeza ku nzu ya Kabila bise bihinduka rero ubona ko ibi byose bibaye nyuma yuko Kabila Sena yicaye ikamwambura ubudahangarwa ikavuga ngo ni umuturage nk'undi bamaze kumwita umuturage nk'undi bamwambura ubudahangarwa bamaze kumwambura ubudahangarwa nawe ahita akora disikuru cyane icisha umutwe Kisekedi none yisanze muri zone libere hanyuma hano ndabona update zikomeje kugenda zingeraho urabona ko nk'umuntu wamaze kugera ahantu nyine ku isoko y'amakuru ubu ngubu tuvugana aka kanya none barimo barambwira ko ahantu bita muri Rucuro ahantu muri Rucuro rwose ngo muri teritwari ya Rucuro ngo hagati ngo habaye imirwano hagati ya M23 na Wazalendo ngo ni muri sheferi ya Bwito ni ruguru hariya bura ntabwo ari kure cyane gera mikoro jya wegera mikoro aha rero ngo habereye urugamba rukomeye cyane mu duce dukurikira ahitwa ngo ni Kagano Kirima ndetse na Kishishe yongera ngo nubundi ejo ihoze buri munsi bihora bigira Kishishe na gace nubundi ngo kabarizwamo cyane FDLR bavuga ko ngo ari ibirindiro bya FDLR cyangwa se n'abaturage baho bumva cyane FDLR kameze nka ka gace twa turimo mu kanya ariko ahantu barwane ni henshi cyane kuko ahantu hitwa ngo ni Kanyatsi naho baharwaniye ahitwa ngo ni Shohi naho bita ngo mu Kagondo hose aho hose no duce twaberemo imirwano hano muri Rucuro urumva ko FDLR zanze kuva kwizima harazirimo zirarwana twibutse abantu ko hari ahantu hari na Semusi sura yes Semusi ndayizi cyakindi cyo cyaje kigatwikira FDLR naruhutse domi ni yasendaruhutse domi hanyuma rero bakavuga ko ngo nubundi ngahanga ngo Wazalendo cyangwa se FDLR zakubiswe bikomeye cyane ndagira ngo tugende twapdating abantu Igoma rero naho bakavuga ko hari ahantu hishwe hapfuye abantu batatu bakaba bishwe n'inkongi y'umuriro yatengo na puderi se niba kimwe kabyarana iyi puderi yateye inkongi bayishyize mu ziko ahubwo se puderi ishobora kwakaya bari puderi bwoko ki ni puderi y'imbunda se byashoboka ariko tutibagiwe ko nahandi twari turi abarebere ba FDLR bare bahisha abantu ngo iyi nkongero ngo byabera ahantu utakuri Lakever haryo hano gato cyane abantu batatu bare bahiye cyangwa se batwitswe mbangira ngo tugende tunapdating abantu inkuru zose bagenda bamenya uko bimeze ntago turi babwira ibyo kwa Kabila byonyine tutabahaye no kuri update ku bintu biri kugenda ngo hanyuma ngo inteko ngo
intumwa y'inteko inshinga amategeko ya European cyangwa se ya Burayi zitegerejwe ikishasa ku kibazo cy'umutekano w'uburasirazuba bwa RDC. Bigaragare ko mu by'ukuri abanyaburayi cyangwa se umuryango wa umwe bwa Burayi ngo ugiye kuzikishasa ngo kugira ngo bagane n'ubundi ku kibazo cy'uyu mutekano hano muri aka karere turimo ahangaha igoma mu burasirazuba bwa Repubulika. None se umutekano urabona udaharanga ukurikije uko isoko rimeze? Oya nibanyuzemo mo kamera maso abantu barebe. Njewe numiwe uburya kirajya ahantu twahageze isoko ritaremye ngo mbone. Yego. Ariko ibyo ndimo ndabona abaturage hano urimo urabona barakora kuva ku mwana w'imyaka uziko nabonye n'abana b'imyaka hafi nk'itandatu 7 gutyo bari mu kazi. Ikintu barashaka amafaranga kandi umutekano umeze neza. Urabona ko abasirikare ba 23 barwanira mu mazi nabo barahari. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Kabila arindiwe umutekano, bamusezeranije umutekano. Ngewe hari umuntu umbwiye ngo aribereye muri jaride ari gusoma ibitabo, aribereye muri jaride ngo imbwa ze zimuri iruhande, buriya ngo Kabila ntabwo atana n'imbwa. Kandi zazindi zimeze neza arazigendana, imbwa oya zirahari, arazigendana si urugo si ruhari. Buri rugo ajya bagashira yimbwa, bafite yimbwa ni nk'abakire bose. Yego. Kuri Joseph Kabila rero namaze kumenya ko ngo hari press conference arimo arategura, nyine nari nimba ngenda mbigaruka mwenye ndake niyo mpamvu turanararigoma ngo hari press conference arimo arategura ashobora kuza kuvuga amagambo akomeye cyane. Mu minsi ishize aherutse n'ubundi gukora indi press conference umunsi bari bamufatiyeho cyangwa se bari bamwakiye ubudahangarwa, yagiye kuri kamera cyangwa se yagiye ku mirongo nkoranyambaga avuga mu by'ukuri ibintu bigera kuri 12 byose byatuma ngo umutekano ugaruka hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo. Icyambere cyari ugusenya FDL na Wazalendo Burundi. Ariko naravuze nise kubera iki yibutse ko yasenwe batarigeza ayisenya wakiriho. None se we akiri president. None se ushatse kumushinja ko wazanye Wazalendo? Ariko tuzi ko abasirikare benshi binjiye mu ba FDL binjiye muri FARDC ari uyoboye. Bakora icyo bitango niba ari mixage niba ari brassage. Mixage yabaye bakubinjizamo M20 CNDP. Cyo cyari yitwa CNDP. Ariko ubu tuvugana aba FDL benshi bari muri FARDC nabinjiye muri kiragihe Joseph Kabila akiyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ibintu byamunaniye, sinzi ko ashobora donc ibyo yananiwe, sinzi ko atekereza ko Gisekedero wari kubikora. Gusa niba yisamye yasanda akabona ko bishoboka nkuko natwe tubona bishoboka, nuko izi FDL bazitandukanya nyine mu by'ukuri n'izi ngabo za FARDC cyangwa se z'igihugu. Hari umuturage none bati batoke kwabo, bayende kwabo bakayenda kwabo, bakajya iwabo, bakayenda kwabo, bakatoka kwabo. Hari ikibazo se navuga igiswahili nabi, ntabwo ndi umukongomani, sindi umuswahili, ngomba kugerageza kadogo sibyo. Nimvuga ikinyarwanda nabi uzamreminge, nimvuga igiswahili nabi nta kibazo, ntabwo ari ururimi rwacu, meme n'izindi ndimi zose. So hanyuma rero ibyo bibazo numvisha byinshi waragiye ubyumviye, mva sinzi niba abantu bose baragiye bakurikiza cyangwa se bumva iriya disikuru twanyujijeho abantu benshi barayumvishe. Gusa igihatsi kindi kuba Kabila ari ahangaha ni intsinzi ikomeye ya FC. Itange ubwo se buri abayobozi bose se bari buze guhungira muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo bose aba bayobozi bose bagira n'ibibazo bose, abo bose ba John Numbi buradusha kumva witwa John Numbi yaje cyane, tukumva aba ba Fayulu se buri abundi twavanga bayeho nabi. Ati ni Fayulu nta kibazo rwose. Erega buri ngo Fayulu niwe ari kuba president kuko abakongomani bose niwe batoye. Ubwo rero bigaragara ko afitanye na nabi. Wamubonye mwenyewe Jean Pierre Bemba ari kureba uyu buriya rero afite amateka buriya. Uzi ko ari uri kuyobora Wazalendo Burundi. Oya n'amafaranga buriya ngo niwe ujye uyamanukana. Uyu ni minisitiri w'ibijyanye n'uby'ubwikorezi, ariko ni uyobora icyo bita Wazalendo. Yanze kuva mu bintu by'igisirikare, bamugize minisitiri w'ibijyanye n'ubwikorezi, transport. Ariko bitewe n'uko abahinyeshamba akanajya mu bintu by'amafaranga, yagiye arya cyane ku mafaranga y'igisirikare cya Kongo. Muri kiriya gihe akiri minisitiri w'ingabo, kugira ngo azavemo byaranze. N'ubu bagira atya akavuga ati mu ntume rwose, mu ntume ngere mu gihugu cy'u Burundi ndebe ko hari ibintu
kuwa mbere no kwa kane ariko n'indi minsi yose rirarema ariko ntabwo riba ryakubise cyane kuwa mbere no kwa minsi yose okay nabwo riba riri ubwo no kuvuga ngo amata aturuka za sidi kivaza kuwa mbere ni kuwa kane ariko buri munsi azana ibitoki n'ibiki ya reka tubatembereze ariko uno musaza ntago azi uzi ku rugo rwa Kabila urwo urahazi urahazi niba uhazi unasikia kuyatwambia unasikia Kiswahili kabla tsinze ngao wengwini urugo rwa Kabila mbese nukuvuga ngo ruri Kinyogote mwese mwumvishe ko yaje kona ndamakuru dufite mwumvishe ku marezo sosio mwabyumvishe ariko kuyirebera mu maso hoya ubwo se hari ahantu Kinyogote so rusanzwe uhazi genda hazi kuva na kera warahageze se narakanagiye ni ikibanza kenyine abagabaje pebe kumurindira ikibanza ariko ubu ntabwo aribo bahari urabizi singana utarahakandagira byasi abantu bafata abasirika b'igihugu bakasigara ndakaribo barirutse nabo barahunze umutekano urabona ko wakajijwe umutekano umeze neza tubwira rero umutekano urawubona ute muri aka gace cyangwa se muri santere nuko uyibona kuva mbere hakiri FARDC utubwire unabuno hari M23 aho n'ubu bimeze neza ni hehe uziko kuva na kera FARDC kibaho abantu bapfaga cyane barapfaga cyane buri munsi ariko buno usanga umutekano umeze neza ubuse tuvuga ko ubu ngubu kuva M23 bagira amahanga nta muturage wari wapfa amahanga mu soko yishwe n'amasaso oyikicaga abo ngabo ntabwo cyo kiri kubica ubu ngubu icyo gihe bicwaga niki icyo gihe bicaga n'abajura benshi batunze imbunda mu mazu yabo bakaza no musoko bakabica ariko ku manywa ya nijoro ubu ntabwo nabo baragize ubwoba umutekano umeze neza niki wavuga kuri M23 bameze neza ariko twabavuga neza kubera ndagari ingabo zacyo ni beza ku mutekano ariko kumiyobere ukuntu twabana nabo ukuntu wabana nasko kukubyara nasko nimba bamvuga gute mu Kinyarwanda sinamenya umwinjira ndibabarera neza urukumva muri make ntabwo bareze neza mufite umutekano ko ntumurezwe neza yarera neza ariko ugasanga nawe ari kurera neza ng'umubyeyi wabyaye umwana none umubyeyi wawe ni ndo wabyaye none se ko warutubwiye yuko ngo ico genga abantu barapfaga ariko ubu ntibari gupfa ukava ngo ntumuri kurerwa neza tukureba abantu barimo barapfa urukumva ariko ndagari hose ngano mu mujyi w'Igoma ahangaho aho turi mu Gitoko abantu bameze neza ariko iriya za Mugunga iriya ruguru inyashyamba ziracyahari none se bishwa n'inyeshyamba zikorana nande nyine niza zindi zabunze mu gihugu none kuvuga se ngo M23 ngo ntabwo babikora neza aho bari bimeze neza n'abari kwica abantu uri kuvuga araba guverinema urimo urabivuga ute bisobanure neza bidusobanure tubyumva uravuze ngo ingabo za guverinema zirimo hano hapfaga abantu bishwe n'amasasu utari kwe mu 23 bwigeremo hano nta bantu bagipfa utari kwiyo ruguru za Mugunga na he kushamba bari gupfa inise bari kwicwa niki utari kwicwa nizo ngabo zahunze zatsinze journaliste ngabo zanyu reka nzite zanyu kuko uravuze ngo umubyeyi ngo nibo babyeyi banyabo tubwire zo ngabo zanyu ko ziri kubicuka bukizishima ikintu gitumye mvuga gutyo kubera aragiye bakoraga meeting ukumva tukageraho bakavuga twebwe inyashyamba tuzi ko kuzikiri mu shyamba ukumva ariko yo muri mu mupfanga y'Imugunga izo nyashyamba mubitse mu shyamba izo nyashyamba babasirikare banyu urane FDLR nyine FDLR sikorana n'abasirikare banyu FARDC ahubwo bakoraga na FARDC uretse nkubaza FDLR wazarendo urayizi Wazarendo njambo umva gusa umva kandi waravuze ngo birirwa maro ntabwo ujye ubona tubwiza ukuri njye umuzarendo namumva ariko njye ndamumva umva nabaki wazarendo nabaki abazarendo ukuntu numvaga ni abantu nyine ukuntu
uteye mu Rwanda ukumva ari inyashyamba zije gutera u Rwanda ariko wenyine ukumva umutima wawe ukavuga reka ngiye kubitira igihugu cyanjye kigira umutekano ni gutyo. None rero kuki uri kuvuga ngo ntawe bizi kandi ubizi kubisobanura bivuze ngo nawe ushobora kumuzarenda nawe uri umuzarenda kubihakana. Oya tugirane ikiganiro cyiza sibyo uvuze ko ari ukumva ngo baje gutera igihugu nawe ugahita uhinduka umuzarenda. Ikintu nshaka kubaza rero sibyo mbwira umuzarendo uko mbizi umugire ni imbesha ndabaza undi muntu abivuge neza numbesha bavuga ko ari ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yakomatinyirijwe hamwe harimo icyitwa Nyatura hakaba yitwa Pareko Semusi ndetse n'insoresore z'urubyiruko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakabamo n'indi mitwe harimo na FDLR. Icyo mvuze ndabesha cyangwa nibyo? Ibyo byose abantu nzi ni abantu njye numva barimo vuga ni FDLR na Wazalendo ariko ibi urakoze havugwa FDLR na Wazalendo urakoze sivuze ko ari baba muri mu cyitwa Wazalendo sibo ubwo barimo none ntabwo ari bari kwica abantu yo muri za ntuza za Nyakagina none abantu bari kwicwa ngiyo bari kwicwa nande si Wazalendo ni Wazalendo ni FDLR nditwamenye none se aha reka tugaruke kuri izo ngabo zanyu zagiye izo ngabo zanyu zagiye ingabo nditwamenya aho zirukangiye kubera ingabo urukumva muno misi ndaho turi kuzirebaho turi kureba M23 mbese urazikumbuye ukumbuye izo ngabo zanyu kubera ikirere kubera izo ngabo zanyu kandi uvuze ko ari ababyeyi beza kutazikumbuye urukumva ni umubyeyi kuko baravugaga ngo nubwo umubyeyi gufata nabi ni umubyeyi wawe ariko cya kindi bagufataga nabi wumvaga tuko umutima kiri gukurya ariko ubonye umuntu wahanze ugufashe neza wagira twavuga ati makavuga uyu nguyu ariko none hano ntago bagufashe nabi ufashwe nabi kubera turi gusinzira neza dufite umutekano ariko ingabo zanyu zigihari nago mwasinzira none rero kuti abo bita binjira none ukurikije kubona hangaha ukumva nabo bantu bari gupfiyo ngiyo uri gutekereza ko bari kwicwa nande aho mu nkengero urukumva oya sesengura kabaze bivuge neza urukumva ikintu twavuga 23 yangane nishakisha abo bantu bashakisha izo ngabo zanyu nditwamenye turuwa ibahigira izo ngabo zanyu zibohe izo ziri kwica abantu niko ubusukora iki muri risoko uruhuto turimo kora iyo buri akazi kango ni kwirobera amafi uraroba hamu kivusa kirimo amafi buriya iki kivo kirahari ariko se reka manze nkubaza ikibazo numvishe ngo urugamba ruri kurangira ngo iki kivari igihe wabonagamo imirambo nibyo koko cyangwa nukubesha imirambo oya ni imyenda y'inifomo ya bya gisirikare bisa bya jeshi ibikoresho bya gisirikare ibikoresho ngimyenda twayisegaga hamwe no ku mwaro gusa ari byazanwaga n'ingabo zanyu zingabo yikongo nyine ingabo zanyu ariko akabigaseka nk'akeza ingabo zanyu zakwema imyenda zirirukanka ubwo we none niba ingabo zikwema imyenda zikirukanka zigata n'imbunda wowe civilian wahunga gute rega tuvuge gwe sibyo sinaho kubera ndakibazo mfite n'abasirikare kumva ni gutyo nyine je sinahunga kubera ndakibazo mfite na M23 cyangwa na guverinoma ni gutyo wibere mu mafi yawe je nibereye aho umuyobozi anjyanye niho nagenda ese indirimbo ivuga ngo cyama cyetu kina nguvu rayizi reka tugeze ku mafi tujye kureba amafi ari kuroba ko bimeze kuri umurobyi tugeze ku mafi unadupfunyikira amafi nyene nayigushije mu gitondo wagurisha buriya tugiye gushaka yani uroba sangahe muroba sangahe amafi tangira saa 12 mukageza sangahe saa 12 za mu gitondo okay sawa ejo mu gitondo uzadu sawa Ogiye wewe uri kugurisha ibitenge kikombe ni ngapi kikombe 9,000 iyi ni ile kikombe yenye banaita kashwashwa wao ni kashwashwa inauza ngapi 9,000 inakuwa mu bikombe ngapi bitatu 9,000 za makongomani ndio manake niko hivi na mimi nilishaoa si ndio tungusi pale ni 9,000 tu mwisho tu eje
Eugene agwache ego yako 9,000 tu ndi punguza Ndio ni zile. Nilete mtu wa kupunguza. Ngwino. Nilikuwa kati ya 12,000 nilipunguza. Nilikuwa kati ya tosha ile ndazi kwanza katikati. Ulikuwa na ngapi? Nilikuwa kati ya 12,000. Eshe ngwino ucishe igitenge hano tugure. Ngwino ucishe igitenge. Ngwino ucishe igitenge. Nga egera hano kuri kamera. Ngapi? Kila ni 12,000. 12,000 francs congolais, 12,000 dollars. 12,000 francs congolais. Francs congolais, 12,000. Ni karite nini? Java ile. Java kashwashwa ile. Java. Hii ni wagisini. Ni Java ile. Java ni nini? Java ni ibiki? Mubwire nyine mugitenge. Java ni igitenge. Ni izina ry'igitenge. Ni izina ry'igitenge. None se ibitenge bikorerwa ni made made Chine siyo. None se 10,000 ntago wabifata? Ibihumbi 10 by'amanyarwanda. By'amakongomani. Ndashaka 11. Punguza na. Punguza. Zile pale nimepunguza sana. Punguza. Ngo yahagarariye aho nyine shura yonga. Yahagarariye. Kuri 11. Nino muvugane muvugisha paka yemeye. Wenda akidwera 7,000 niyo mfite. Ngo ni 7. Oya birundi hoya. Ariko nayo. Ntabwo arayo ndi gushaka 11,000. 11,000. Ubwo nangaye mu manyarwanda. Ntabwo nzi amanyarwanda nge. Dushyire ikibango. Ntabwo nshaka ikibango. Umva 11 mu manyarwanda ni 5,500. Oya reka tugwa 7 n'ikibango. Hoya 9. Tumuhe 7 n'ikibango. 9. Ikibango ni igiki? Ni sengisa. Ikibango ni sengisa. Ikibango ni sengisa. 7 n'ikibango. Okay, mupati. Hoya ndi gushaka 9. Yavuze 9,000. Oye bigashwashwa arapfunguje. Anapfunguza kabisa. Gashwashwa wayigura gutyo. Nago wayigura gutyo. Gashwashwa si nibiki kandi. Igitenge. Eje ubwo rero turahangaha mu gituku wahabonye uti? Nkuko nawe uhabona nanjye niko nahabonye bimeze neza. Ariko nawe uvuze ngo nguko wabona wabubaye nka babu. None se hari icyo abantu batabona, isoko ryaremye, abantu mu bwato burimo buratsuka, ibintu bimeze neza. Wariyirinda nkugurira irindazi? Yego. Fatira irindazi hari. Leta rindazi. Ni ngapi? 5. Ugurira irindazi. Iriri mukecuru wangu. Tate wangu. Nikura kwa sikuroge. Mie nikure kwa indazi sikuroge. Nikusema mchechu hii ndazi nikure kwa sikuroge. Si ndio? Atana iloga Mungu kama hapendi siwezi. Merci. Pale unajisikia namna gani? Wewe sasa sitashiba haka kaka. Hautashiba? Tate ngo ntabwo ari buhage. Ntarimo tumugurira irindi. Asa Mariza akukamatia ingine. Kuna Mariza. Tate. Hautashiba? Kuna Mariza. Chiwaku utenesha ibishwa na ndazi ngahe? Sema kumi. Ndazi ngahe njo tutene gusibisha? 5. Ni hatari kabisa. Eje urabona ko isoko rwose rimeze neza.
itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.